waduhaye subscribe uko. Uyu munsi rero tuzanye iki? Uyu munsi tuje kubabwira ese wari uzi ko mu by'ukuri hari impinduka uretse ibyo twe tubonesha amaso, hari impinduka zibaho ku mugore utwite. Hari impinduka nyinshi zigenda zibaho, nshobora kutaza kushobora kuzivuga zose uko zakabaye, ariko noneho nkaza kugerageza kuvuga mu ncamake impinduka zishobora kuba ku mugore utwite. Hanyuma wenda ikiganiro byaba ngombwa yuko tuzakigira kirekire, tukaba twazongera tukabivugaho mu yindi minsi iri imbere. Ikiganiro rero kiragaruka ku mpinduka mu by'ukuri zishobora kuba ku mugore utwite. Ni izihe uretse ibyo tubonesha amaso? Ubundi hari impinduka zitandukanye, hari impinduka zishobora kuba zishingiye ku misemburo, hari impinduka ziri ku bigaragara nyine ibyo tubona tukavuga tuturiya muntu aratwite, hari impinduka zigiye zitandukanye, hari impinduka mu myanya cyangwa se mu nzungano zitandukanye, mu rwungano rw'ubuhumekero, mu rwungano rw'amaraso hariho umutima cyangwa se n'imitsi itwara amaraso, hakaba impinduka mu nzungano harimo urwungano ngogozi, urwungano rw'inkari, n'impinduka zigenda zitandukanye. Turaza kugaruka kandi no ku mpinduka nyine mu bigendanye n'imitekerereze, amarangamutima. Ese ibyo bintu bigenda bihinduka gutyo, ubundi bihindurwa n'iki? Ese bigenda bite? Umuntu yabikoraho iki? Ibigomba noneho kubonwa umuntu akabona yuko atari nka yaciye amabere, ari ibintu bisanzwe. Ibyo byo ni ibihe? Ese ibyo wabona ubundi ukavuga uti ibi ngibi noneho byo umuntu ashobora kubyitondera, cyangwa se ashobora kuba harimo ikibazo iki cyangwa kiriya? Ibyo byo ni ibihe? Noneho ibyo nibyo turi bugende tugarukaho. Hanyuma turaza no kuba twavuga nyine mu ncamake uburyo umuntu ashobora kuba uburyo umuntu ashobora kuba yakwiyitaho kugira ngo se urwo rugendo rwe rwo gutwita ruzabe urugendo rwiza, cyangwa se azarugendemo neza we n'uwo atwite. Ngaho nguko rero ni kuri Dr. Richard, uyu ni Dr. Richard Official. Bantu banjye ndabashimira rwose ko umuhigo twari twihaye yuko iyi weekend igomba kurangira nibura dufite abasubscribers 3900 byarabaye. Abantu babasha kubikurikira nyine murabibona yuko kuri channel yacu ya Dr. Richard Official abantu tayari 3900 ndetse banarenga ubu ngubu bamaze kugera kuri channel yacu. Ubu ngubu rero dufite icyizere ko noneho iki cyumweru twatangiye bigenze neza gishobora kuba cyarangira noneho dufite abantu barenga 4000. Ibi ariko ntabwo ngiye nka Richard nabyishoboza, byensir mbikora cyangwa se mbishobozwa namwe, kuko mwebwe nimwe mu imbaraga zo gukomeza gukora, nimwe mu imbaraga zo kuvuga ngo naba niriwe mu kazi nk'uko nakiriwemo, naba uko byagenze uko ariko kose ndaza mbona umwanya wo kugira ngo dukomeze tuganire ku ngingo zitandukanye. Ubushize twihaye ikimeze nk'intego tuvuga tuti twifuza ko igihe kimwe umuntu yajya akenera amakuru y'ubuzima agatekereza kuri Dr. Richard Official. Ni ukuvuga ngo rero n'ubundi iyo ntego iracyahari, kandi nizeye yuko abantu mudukurikira muzabidufashamo, ku buryo niba umuntu afite aho iyo akeneye amakuru ya siporo afite aho yasanga, iyo ukeneye amakuru aya n'aya ufite aho yasanga, ariko umuntu ukeneye amakuru y'ubuzima cyane cyane ubuzima bwerekeranye n'abagore n'abakobwa, ntekereza ko nta hantu mu by'ukuri h'umwihariko hari hahari. Aho rero harahari, noneho ni kuri Dr. Richard Official, aho rwose tugiye kujya dufata umwanya uhagije dutatura ingingo izi na ziriya zirebana n'ubuzima bw'umugore n'umukobwa. Uyu munsi turagaruka ku buzima bw'umugore utwite. Ese wari uzi yuko mu by'ukuri hari impinduka runaka ziba, kabone nubwo zaba zitagaragaye kugira ngo twebwe tubashe kuzibonesha amaso? Izo mpinduka ziri mu byo turi buganire. Turaza no kugaruka kandi ku mpinduka ziri mu byo tubasha twebwe kubonesha amaso. Hari impinduka nk'uko nigeze kubikomozaho zigenda zigaruka mu nzungano z'umubiri wacu uko zigenda zikorana. Ibyo byose turagenda tubica ku mayange, hanyuma ugira ikibazo ashobora kutwandikira muri comment. Ubundi turabasaba kugira ngo dukore subscribe, dukore share, dukore comment, dukore byose bizatuma iyi channel ibasha kuzamuka ku rwego twifuza, ku rwego izagirira abanyarwanda bose akamaro.
ngaho nguko rero hari ibintu byinshi mu by'ukuri bishobora guhinduka, ibyo muzi n'ibyo mutazi. Ibyo mutazi wenda nibyo tuzagenda tugarukaho bitewe n'uko abantu bazagenda babona yuko batanyuzwe, bakaba bakwandika muri komenti bakavuga bati iki ngiki kutakivuzeho, kugira ngo nyine nacyo tugishakire ubugororangingo bwacyo ubundi tuzakigarukeho. Icya mbere, imihindagurikire y'imisemburo. Ni ukuvuga ngo iyo umugore yatwise ubundi hari imisemburo ihinduka cyangwa se myinshi ibasha kuba yaza cyangwa se yazamuka ikagera ku kigero cyo hejuru. Iyo misemburo ni iyi ngiyi ikurikira. Hari imisemburo irimo izitwa za estrogene, ibyo biramenyerewe. Hari imisemburo ya progesterone, hari imisemburo irimo umusemburo uzwi ariko ntekereza ko abantu batazi cyane, ariko ndaje mbisobanure uburyo ntekereza ko nanone bashobora kuba baba banawuzi. Ni umusemburo witwa HCG. HCG ni ijambo rihinnye mu rurimi rw'icyongereza, aho usanga turamutse turirambuye byakwitwa human chorionic gonadotropin. Ni ukuvuga ngo ni umusemburo ubundi ugaragara gusa ku mugore utwite. Ni ukuvuga ngo iyo umugore adatwite kugira ngo uzamubonane HCG ntabwo haba hari indi mpamvu. Ntabwo ngewe ngiye guhagarara mu mwanya wo kuvuga yuko bishobora donc 100% ko bidashoboka ko yayigira. Ashobora kuba yayigira cyangwa se banayimubonana, ariko mu by'ukuri hari indi mpamvu. Ariko hejuru ya 99.9% uzasanga abantu batwite aribo bafite uwo musemburo. Iyo misemburo rero irazamuka, uwo musemburo ubundi nawo ubasha kugaragara cya gihe iyo ugiye kuri farumasi ugasaba agatesiteri kugira ngo bagufashe nyine umenye niba warasamye cyangwa utarasamye. kariya agatesiteri nta handi gashobora kuba kava uretse kuba kava kuri wa musemburo nyine wa HCG. kariya agatesiteri iyo kabaye pozitifu nta kindi bivuga, bisobanura nyine yuko wa musemburo uri mu maraso ndetse uri no mu nkari, kwako nyine iyo murabizi ko iyo bapima akenshi bipimira inkari kugira ngo tubashe kubona yuko mu by'ukuri wa musemburo uri mu maraso ubundi twemeze ko umuntu yasamye. Ni ukuvuga ngo rero iyo misemburo igira byinshi igenda ihindura. Ishobora kugira uruhare mu guhinduka kw'ibiro by'umubyeyi, ushobora kugira uruhare mu kumuca intege, kuko bimwe mu bintu biranga abagore bagisama akenshi hazamo akantu ko gucika intege, akantu ko kunanirwa kurya, akantu ko kugira isesemi, utuntu nyine tugiye dutandukanye dukunze kuba cyane cyane tuba ku mugore nyine utwite cyangwa se ugisama. Ahangaha rero turaza kureba utuntu dutandukanye. Mood irahinduka, ugasanga umuntu wajya kugira imbaduko washoboraga kuba yajya abyuka akagira icyo akora, ugasanga nyine kubyuka biranze. Rimwe na rimwe ibyo yakoraga akaba yanabireka cyangwa se akabikorana ubunebwe, ariko akenshi aba ari imisemburo ibyihishe inyuma. Ibindi bishobora kurangwa nuko iyo misemburo nyine yazamutse, ubundi amabere ashobora gutangira kukurya, ugasanga amabere ari kukubabaza, kandi ntabwo urumva iyo ari ibere rimwe irindi ritakubabaza, ubwo ibyo biba biri questionable, biba bigomba kwibazwaho. Ariko iyo ari iyo misemburo nyine yazamutse, ubwo nyine yombi afatirwa rimwe, ugasanga yatangiye gusa nk'aho atangira no kukuremerera mu buryo utari usanzwe umeze utarasama. Nguko rero hari ibindi bintu byinshi bishobora kuba. Buriya uriya musemburo wa progesterone, bimwe mu bintu ukora bituma imikaya yirekura. Iyi mikaya yirekura rero cyane cyane mu gufasha nyababyeyi kugira ngo nyine yirekure wa mwana ugiyemo azabashe kubona umwanya uhagije wo gukuriramo. Ni ukuvuga ngo rero muri uko kwirekura kw'imikaya ari umukaya wa nyababyeyi wonyine wirekura, ahubwo imwe mu yindi mikaya ishobora kwirekura harimo n'imikaya itandukanye. Ubwo twavuga nk'ikora mu nzungano zirimo urwungano ngogozi, aho ushobora gusanga mu by'ukuri abantu batwite akenshi bakunda gutaka ikintu cya constipation. Ikintu cya constipation mu kinyarwanda nicyo twita impatwe, aho umuntu niba donc atwite adashobora nyine kwituma neza nk'uko yari asanzwe. Akenshi rero bigirwamo uruhare n'uriya musemburo wa progesterone, aho usanga udukaya duto ubundi twari dusanzwe tuyobora uko amara agenda kugira ngo nyine ibiyarimo bibashe kugera ubwo bisohoka, usanga nyine itwo dukaya natwo turirekura nk'uko nyine wa mukaya wo muri nyababyeyi nawe wirekuye, ubundi amara ntabashe kugenda neza, bimwe twita peristaltisme cyangwa se peristalsis mu rurimi rw'icyongereza.
ibyo kandi biba no ku mikaya y'igifu, aho usanga ibyo wariye nyine biguma mu gifu bigatindamo umwanya muremure, aho abenshi uzasanga n'ubundi mu byo bataka kubabara mu gatuza, bimwe twita ikirungurira, bamwe bakanabikurizamo isesemi bakaruka nyine kubera iyo misemburo iba yagiye igira ibintu byinshi ideranja ku byo umubiri wari usanzwe ukora. Ariko ibyo ntabwo umusemburo nyine ubikorera ububi, ahubwo ubikorera kugira ngo ubungabunge ubuzima bwa rwa rusoro rwabashije kuba rwatangira kwirema mu nda, mu rwego rwo kugira ngo urwo rusoro nyine rubashe kugumamo. Ubundi imibiri yacu ukuntu iteye, imibiri yacu ntabwo yaremwe kugira ngo igumane ikintu cyo hanze, ikintu cyavuye hanze cyinjira mu mubiri. Ntabwo imibiri yacu yaremwe mu buryo igomba kigumana, ahubwo uko bigenda ni ukuvuga ngo umubiri nyine iyo ubonye hari ikintu cyinjiye, ubundi target ya mbere yakagombye kukirwanya, kugira ngo mu kukirwanya nyine icyo kintu gisohoke. Na rwa rusoro rero na ryagi nyuma ya fecondation, nyuma yo gusama, n'ubundi umubiri wakagombye kurirwanya. Ariko rero iyo misemburo iraza ikabungabunga ryagi, ikariha umwanya nyine wo kugira ngo ribashe gukura no kubasha kwiyadabuta nyine muri wa mubiri, ubundi uba ushaka kugira ngo ube warirojeta cyangwa se ube warijugunya risohoke. Ngaho nguko rero icyo nicyo kimwe imisemburo nyine, imihindagurikire y'imisemburo imara muri cya gihe umuntu aba yasamye. Tugeze noneho ku gice kivuga ngo imihindagurikire y'umubiri muri rusange, uyu mubiri twebwe tubona inyuma, njyewe nawe ushobora kubona runaka ukavuga turiya muntu aratwite. Ni ngo kimwe mu bintu biba ku mugore utwite ni ukwiyongera ibiro. Uzasanga umugore utwite ashobora kwiyongera ibiro ku kigero nyine kiri hejuru ku mpamvu zitandukanye. Twabonye ko mu by'ukuri ashobora kuba atabasha kurya kubera ko akenshi agira agasesemi cyangwa iki, ariko ibyo ntabwo ubundi bibaho kugeza abyaye. Ni ukuvuga ngo ibyo bibaho mu gihe runaka, cyane cyane mu gihembwe cya mbere, amezi 3 cyangwa 4 ya mbere, ubundi ikindi gihe cyose aba ameze neza. Ni ukuvuga ngo rero muri cya gihe ameze neza aba ashobora kurya, aba ashobora kunywa, noneho akaba yakwiyongera ibiro. Ariko hari ikintu cy'ingenzi nshaka kugira ngo mbabwire aha ngaha, hari ikintu cy'ingenzi nshaka kugarukaho hano. Ikintu cy'ingenzi nshaka kugarukaho ni ukubamenyesha yuko mu by'ukuri iyo umugore atwise, iyo umugore asamye, ikintu umubiri we umenya yuko ya nyababyeyi ishobora kuzakenera ingano y'amaraso aruta ayo mu by'ukuri umubiri nyirizina wari usanzwe ukeneye muri rusange. Kuko wenda mbaciriye ku mayange gatoya, usanga nk'iyo indi ikuze imaze kugera nko mu mezi 7, amezi 8 gutyo, uzasanga amaraso umutima wohereza kuri nyababyeyi ashobora kugera muri mililitiro 750 ku munota. Ni ukuvuga ngo ayo ni amaraso adeviya akajya kuri nyababyeyi mu gihe nyine mu gihembwe cya 3, igihembwe cyegereza kubyara. Ibyo rero ntabwo biba bisanzwe ku mugore utagize gute, udatwite. Ayo ni amaraso azakenerwa kugira ngo abashe kuba yaseriva ibizajya kugaburira wa mwana kugira ngo abashe kubaho. Iyi ngano rero y'amaraso iba igomba kwiyongera. Hari ibitabo bimwe by'ubushakashatsi biba bigaragaza yuko ingano y'amaraso ishobora kwiyongera ku gipimo nibura kigeze kuri hagati ya 40% kujya kuri 50%, ariko hari n'abandi bashaka kuvuga yuko ashobora no kurengaho akaba yakwiyongera ku kigero kigeze kuri 70%. Ibaze rero niba umuntu yari afite wenda tuvuge litiro 5 z'amaraso, hanyuma bikaba ngombwa ko hiyongera muri litiro 5 yari afite hakiyongeraho nk'eshatu, zose hamwe zikaba litiro 8. Ibyo biri muri bimwe mu bishobora gutuma ibiro bye nyine nabyo byiyongera. Hanyuma ikindi, amabere nyine nayo arakomeza akaba manini, akomeza akaba magari ku buryo ubasha kuba wabibona ukabona yuko nyine amabere y'uwo muntu yahindutse cyangwa se yabaye manini, kubera ko haba hari inzungano cyangwa se uturemangingo two muri ayo mabere tuba turi kugenda tugira ibyo dukora kugira ngo hazabashe kuboneka amashereka azatunga wa mwana umunsi azaba yavutse. Ngiyo impamvu amabere nyirizina nayo agenda ahinduka, agenda ahindagurika muri rusange uko umuntu agenda ajya imbere, inda irushaho kugenda ikura.
dushobora rero nanone kubona ibintu bitandukanye uko yanda igenda ijya imbere, uko yanda igenda ikura, ugasanga hatangiye kuzaho ibintu by'amaribori, agatangira kuzaho nyine hari n'umurongo uzaho wirabura ahagana hagati, ukabona nyine umurongo uri kugenda uzamuka uko indi izamuka n'umurongo nawo ugenda uzamuka. Ni ukuvuga ngo ya maribori akenshi ayo maribori azaho nyine kubera yuko uruhu ruba rugenda rwitazura kugira ngo nyine bitanga umwanya w'aho yanda izakurira. Ubundi urwo ruhu ntabwo ariko rwanganaga, ariko kugira ngo nyine umwanya ubashe kuboneka rugenda nyine rwikwedura. Uko kwikwedura rero niho hagenda hagaragaramo ibyo nagereranya nk'imisate ariyo igaragara nk'amaribori. Ayo maribori rero aba ari ikimenyetso nyine cy'uko inda nyine bien sûr inda nyine iri kugenda ikura, ishaka umwanya ikuriramo. Ngaho nguko rero hari utuntu dutandukanye tundi dushobora kuba twabaho. Ushobora kuba waba wenda uri umubyeyi cyangwa se uri se w'umwana, wareba kuri yanda ukajya ubona nyine utuntu tunyeganyega muri yanda, buriya akenshi aba ari wa mwana nyine uri gukina. Mu gihe umubyeyi we ashobora kumva umwana ari gukina hagati y'ibyumweru 18 kugera ku byumweru 24. Mubyeyi nurenze ibyumweru 24 utwise utari wumva umwana akina mu nda yawe, ukagera ku byumweru 25 na 6 na 7 na 8 utari wumva umwana akina mu nda yawe, uzihutire kujya kwa muganga, buriya hazaba harimo ikibazo. Umwana ugomba kumwumva hagati y'ibyumweru 18 n'ibyumweru 24. Ni ukuvuga ngo ku byumweru 18 niba ababyeyi baba basanzwe baratwiseho bazi ibyo ari byo, akenshi umwana yatangiye gukina arabimenya ati umwana wanjye yatangiye gukina. Ababyeyi rero badasanzwe batwita nyine aribwo bagiye gutwita aribwo bwa mbere, akenshi ntabwo bazigera bamenya ibyo ari byo kugeza ubwo umwana nyine akuze. Uzasanga bazatahura yuko gutwita byabaye nibura ku byumweru 20, hagati 22 na 24. Ibigendanye rero n'impinduka zigaragara inyuma, reka wenda twe kwirirwa tuzitindaho cyane, ahubwo tugaruke noneho ku nzungano zigize imibiri yacu. Hari inzungano z'amaraso arizo zigizwe n'umutima ndetse n'imitsi igemura amaraso hirya no hino, hakaba inzungano z'ibihaha, ubwo ni inzungano z'imyanya y'ubuhumekero. Ni ukuvuga ngo umutima ubundi nakubwira yuko utera amaraso menshi kurusha ayo wateraga mbere yo gutwita. Impamvu nta yindi, nkuko ninda nimaze kubikubwira haruguru, ni ukubera yuko ya maraso azaba menshi, noneho umutima nawo biwuhatire kuba wapompa amaraso menshi mu gihe umugore atwise. Ibyo rero biri mu biba nyine mu gihe umugore atwise, umutima biwongerera akazi ko kugira gute, ko gupompa amaraso ku kigero nyine utari usanzwe ukoraho. Mu gihe umugore yasamye imyanya y'ubuhumekero, uzasanga aho umugore yajyaga agenda yiruka, ubundi agenda nyine gake gake, kubera yuko umutima ibihaha kapasite yabyo igenda igabanuka uko umwana agenda yiyongera ubunini, uko umwana agenda akura afata umwanya munini mu nda. Uko afata umwanya munini mu nda niko asunika n'ibice bigize ibiri mu gituza. Uwo mwanya wo mu gituza rero nawo ukagabanuka, ibihaha ntibibone aho byisanzurira, bityo ugasanga umubyeyi agenza akantu gake yatangiye guhumagira, agenza akantu gake yatangiye kwahagira. Niba yajyaga azamuka isikariye yirukanka akaba atabishobora. Ibyo aba ari ukubera yuko nyine umwuka bahumeka, mumbabarire, umwuka bahumeka mu by'ukuri uri limite bitewe n'uko umwanya ibihaha byisanzuriramo nabyo umwanya uba ugenda uba limite. Hanyuma ku rwungano ngogozi, akenshi ikintu gikunze kugarukwaho ni ibintu bigendanye n'ikirungurira, nigeze kubivuga, ibintu bya constipation. Ibyo bintu byose biba kubera nyine impamvu ya misemburo nk'uko nigeze kubivuga. Ariko uko iyo umugore amaze kubyara, bya bintu byose bigenda bisubira inyuma kugeza bisubiye uko byahoze mbere y'uko umugore atwita. Uzasanga
abantu batwise usanga nyine ahora yifuza cyangwa se akenshi yifuza kujya mu bwiherero cyane cyane ku bigendanye no kwihagarika, aho impamvu nta yindi, akenshi impamvu ni uko nyababyeyi irimo umwana igenda ikura, igenda yaguka, igenda irushaho kuryamira uruhago rw'inkari. Urwo ruhago rw'inkari rero na duke tujemo nyine umubyeyi akaba yumva yajya ahita ajya kwihagarika. Biba bigoye ko umubyeyi yabasha kwihangana nk'uko yabashaga kwihangana atarasama. Ndagira ngo noneho nihutire ku kantu kagendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, emotion, ibintu bigendanye n'amarangamutima, ibintu bigendanye donc n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe mu by'ukuri nabwo buba mu buryo bumwe cyangwa ubundi buragenda bukagira gutya bugahungabana, kubera haba habayeho donc iyo misemburo nyine iba yagiye ihindagura ibintu byinshi mu buzima bw'uwo mubyeyi. Ubuzima bwo mu mutwe buragenda nabwo bugahungabana muri ubwo buryo, aho usanga nyine mudu rimwe na rimwe iba yagiye hasi cyane, ku kigero cyo hasi, aho abagore bamwe na bamwe bajya banatanga n'ubuhamya bakavuga bati hari igihe njya niherera nkarira. Ni ukuvuga ngo akaba yarasamye abishaka, atari kuvuga ngo wenda n'inda yatwaye imutunguye, ariko kubera iryo hindagurika ry'imisemburo rikagira icyo rifata ku bwonko bwe, ku buryo yumva ananiwe kwiyakira, uburyo utamubaye hafi hari igihe agira gutya akaba yanarira. Muranyihanganira, hari rero n'ibindi byinshi nyine bigiye bitandukanye umuntu ashobora kuba yagenda agarukaho, ariko simba nshaka kugira ngo mbacange. Hari amaterme technique atandukanye abantu bakunda kuba bakoresha, ariko njye simbikunda. Njye mbashaka kugira ngo mbivuge mu kinyarwanda cyacu, ikinyarwanda cy'umwimerere, ahubwo utazumva neza icyo nashatse kuvuga ube watwandikira muri comment utubaza, ubundi tubashe kuba twagusobanurira. Ikindi ndabibutsa ko buriya mfite nimero iba muri description ya WhatsApp, ushobora kwandikira kuri WhatsApp ubundi tukaba twagusobanurira akantu ku kandi nk'uko ubyifuza. Ibindi uburyo rero bukunze kubaho bubangamira ababyeyi batwite, ibintu bibangamira ababyeyi batwite bikunze kuba ku babyeyi benshi ni ibi. Icya mbere hari ukuntu ababyeyi batwite bakunze gutaka umugongo. Ni ukuvuga ngo akenshi bataka yuko bababara umugongo. Akenshi rero biterwa n'uko nyine positeri y'umubyeyi utwite uko indi igenda ikura, positeri igenda ihinduka. Uko positeri ihinduka, reka tuvuge yuko mbuze icyo nagereranya n'urutirigongo, ariko muvuge ko wenda ahangaha ari ahagana mu mugongo ku rutirigongo nyine rw'umubyeyi. Uko indi igenda ikura rero, imikaya igenda ikurura rwa rutirigongo rurushaho kwiheta. Uko rwiheta rero, ibi ngibi biri mu bishobora gutuma umubyeyi yumva adafite comfort, cyangwa se bigatuma umubyeyi yumva abangamiwe. Ibyo bikamutera kubabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi ni ukumva nyine ibimeze nk'imbwa zimurya mu maguru, cyangwa se icyo twita imbwa. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi imikaya, ubundi imikaya irirambura ikiyegeranya, ikirambura ikiyegeranya, ariko noneho ku mugore utwiteho hari igihe biba ngombwa ko wiyegeranya nyine bikaba byamurya. Mu ndimi z'amahanga babyita muscle cramps. Akenshi bikunze kuba byanabaho nijoro umubyeyi aryamye. Ikindi ni ukumva nyine umunaniro wa hato na hatoya, kumva nyine uruha bidasanzwe. Icyo wamenya ahangaha ni uko ababyeyi batwita akenshi usanga nyine ikigero cy'imyunyu ngugu harimo n'imyunyu ya fere nyine tuzi yongera amaraso igenda igabanuka. Noneho uku kugabanuka kukaba ariko kwatera anemi. Anemi rero iri mu bintu bituma umuntu yumva afite intege nke, kubera yuko ya maraso ntabwo aba abasha gutwara umwuka. Iyo adafite feri ihagije ntabwo aba abasha gutwara umwuka wa oxygene hirya no hino aho ukenewe kugira ngo ubashe gucagagura ibyo twariye ubikuremo imbaraga arizo zituma wa mubiri wacu ubasha gufunkisiona, mbasha kuvuga, mbasha kugenda, mbasha kureba, mbasha guhindukira ku buriri, mbese buri kimwe cyose umuntu akora buriya gikenera imbaraga. Ibyo byose rero ntabwo ushobora kubikora udafite oxygene ihagije mu maraso, kandi oxygene itemberezwa mu maraso n'iki na hemoglobine. Hemoglobine nayo mu bimwe mu biyigize by'ibanze harimo feri, harimo umwunyungugu witwa feri. Noneho rero nihuse
ni ibihe biri normal ngo ku mugore utwise ni ibihe umuntu ashobora kubona akaba okay ibi biri normal, ariko hari n'ibindi ushobora kubona ukavuga okay ibi ngibi ndabona bikabije reka njye kwa muganga njye kubaza uko bimeze. Ibintu biri normal rero ni ukumva umwana agenda mu nda, umwana akina by'umwana twita gukina. Nigeze kubikomozaho, umwana agomba gutangira gukina hagati y'ibyumweru 18 kugeza ku byumweru 24. Impamvu tubishyiramo iyo range ingana gutyo nuko nyine ababyeyi batwise bwa mbere hari igihe batinda kumenya yuko umwana ari we watangiye gukina, bakaba babyitiranya wenda n'amara, kumwe amara agenda mu nda n'ibindi, ariko burya mu by'ukuri ari umwana uri gukina. Ikindi kuba umuntu yabyimba amaguru ariko mu buryo bworoheje, icyo twita mild leg swellings, ni ukuvuga ngo amaguru akabyimba ariko mu buryo budakanganye cyane. Ikindi kumva nyine rimwe na rimwe nyine mood iri hasi, ndetse n'amabere wenda nayo ugatangira kumva atangiye kubyimba, atangiye kujya kubabaza. Biriya ari ibintu bisanzwe, akenshi ntabwo ari ngombwa kujya kwa muganga, ariko uzitonde nuramuka ubonye bimwe muri bimenyetso. Umuntu agatangira kugira umutwe w'igikatu, navuga ngo umutwe nyine udakira, ugatangira kubona ibikezi, ugatangira kumva nyine uri guhumeka insigane, waba wicaye waba iki, ni ukuvuga ngo noneho ugatangira kubona uri kubyimbagatana hose, yaba mu ntoki, amaboko, ibiganza, mu isura, ukabona nyine uri kubyimbagatana nyine bikabije. Ukumva noneho umwana nawe ntagenda. Ibyo byose uko mbivuze, ukumva umwana ntagakina mu nda nk'uko yakagombye kuba akina kuri cya gihe twavuze. Ibyo byose uko mbivuze uba ugomba kubyitondamo, ukaba wajya kwa muganga ukabaza kugira ngo babashe kuba baguha inama, cyangwa se babashe kuba bakugira inama ugomba kuba wagenderaho, kandi ikaba yagufasha mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwawe nyine bubashe kuba bwarengerwa ku gihe udakererewe. Hari utuntu rero umuntu yagiramo inama umugore utwise kugira ngo nyine niba amenye ko atwise urutwitwaremo neza, kugira ngo rwa rugendo rwawe rwo gutwita rurushaho kugenda ruryoha kandi uzanarusoza amahoro, wowe ndetse n'uwo utwise. Utwo tuntu nta tundi ni ukwita cyane cyane ku buzima bwawe. Ubundi biba byiza wakagombye kumenya uko buhagaze mbere y'uko utwita, ariko nyuma gato yo kumenya ko utwise, buriya biba ari byiza yuko ubuzima bwawe ubwitaho gute. Ushobora gukora imyitozo ngororamubiri, ushobora kurya indyo yuzuye irimo ibitunga umubiri nyine mu buryo harimo ibitera imbaraga, harimo byose ibyubaka umubiri, ibirinda indwara byose, kubera ko ntabwo ari wowe ubikeneye wenyine, urabikeneye ariko na wa mwana utwise arabikeneye cyane cyane. we noneho abikeneye kugira ngo abashe kurema ingingo zizatuma aba umuntu igihe azaba yavutse, kubera ko iyo utabimuhaye bimwe muri byo bishobora gutuma agira gutya akavukana ubumuga, kandi mu by'ukuri wakagombye kuba waramurinze urya ibyujuje intungamubiri. Icyo rero tukugireho inama ni nk'ubusanzwe ni ukuhagarika inzoga. Niba wakundaga kunywa inzoga ugahagarika itabi, ukirinda nyine kuba wafata imiti udakeneye cyangwa se utandikiwe na muganga, kubera yuko ibi ngibi iyo ubikoze akenshi nabyo directement bihita bigira ingaruka ku mwana. Bikaba byiza rero yuko ubihagarika kugira ngo ubashe kuba wasigasira ubuzima, ugasigasira amagara ya wa mwana, kugira ngo azavuke ari umwana muzima, ari umwana ushobora kuzagira icyo yimarira, akakimarira umuryango, akakimarira igihugu, ndetse akaba yakimarira n'isi muri rusange. Hanyuma icya nyuma wenda umuntu atajya yibagirwa kuba yabwira umugore utwise cyangwa se umugore wamenye ko yatwise, nuko ugomba kujya kwa muganga ukitabira za gahunda zose zo gukurikirana umugore utwite, zo gukurikirana inda y'umugore utwite nk'uko ziteganywa, nk'uko muganga aba yabigusobanuriye. Ngaho nguko rero ndumva ntarenza ahangaha. Reka noneho mbahamagarire rwose muze dukomeze dukore iyo bwabaga, tuzamure channel yacu, dukore subscribe kuri Dr. Richard Official, dukore comment, hanyuma ibindi byose mwifuza tuzabyongerera. Nuvuga ngo ibyo twe dusabwe ni ibintu byoroshye. Fata isegonda rimwe, amasegonda abiri ukore kuri like nayo, fata isegonda rimwe ukore kuri subscribe. Ibyo ngibyo biragoye.
hanyuma ubundi tujye tubana muri live zacu dukora hafi buri munsi, ni ukuvuga ngo noneho ushobora kuba wabaza n'ibibazo byawe nabyo tukaba twabisubiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngayo nguko munyemerere ne kurondogora, nifuje yuko iki kiganiro kitaza kuba kirekire cyane, hanyuma turekera ahangaha tuzahure ubutaha, dore ko twari twanakererewe, tuzagerageza kutongera. Ciao ciao.